iteze urabibonye cyangwa ubaye disappointed? Uyu munsi byabaye byiza byibura kubera yuko harimo equilibre ku mpande zombi. Rayon Sport yatanze ibyo yagombaga gutanga nubwo hari ibyo yagiye ibura, hari ibitego yagiye ihusha bigaragara yuko mu by'ukuri ubona iri hejuru, ariko ukabona hari akantu kabuzemo mu buryo bw'imikinire ahari ntigere ku ntego 100%, ariko yakinnye neza bitandukanye nuko byari bimeze ubushize byarayigoye kurivariza itsindwa ibitego 4. Uyu munsi niwe yari iri hejuru. Kuri APR harimo yega abakinnyi baburagamo babiri cyane b'ingenzi, Clement inyuma ndetse na Sekiganda hagati, wenda byahiteyemo ibibazo byatumye nayo imikinire yayitangira isa naho itandukanye nuko ubundi muri match zabanje bagiye batsinda ikipe ya Rayon Sport. Nkavuga yuko impamvu byabaye byiza uyu munsi byibura harimo guhatana, harimo guhangana, harimo equilibre de force. Ntabwo wabonaga bisa naho biri ku munzani w'uruhande rumwe ngo APR iri hejuru cyane Rayon Sport. Expectations kuri derby zihora ziri kuvuga ngo ibitego wenda birumbuke cyane, ariho hakirimo akabazo, ariko mu buryo bw'imikinire vraiment baduhaye match baragerageje ugeranyije na derby zindi aho APR wabaga ubona iri hejuru Rayon Sport kurusha. Okay, reka rero twinjire mu kibuga, unyemerere duhere kuri home team ku ikipe yariri mu rugo yakiriye umukino wa Rayon Sport. Navuga ko niyo derby eshatu ziri consecutive yari yarazitsinzwe. Reka tujye mu kibuga rero, yari ifite umutoza mushya, hari ingingo ubu tugiye kuganira football. Hari ingingo yinjiye mu mukino gute, ibiri positive ubonye mu byo yakinnye, tuganirire Rayon Sport uvuga ngo hari icyo yahinduye, ese yakinnye ite, yatangiye ite, n'umukino yubakiye he cyane approach y'umukino. 11 ba Rayon Sport bari barimo umuzamu Olivier Mwiza, bakagera aba defenseur barimo Obedi kuri kabiri ganijuru gatatu, umutuma wa defense wa Chimanga ndetse no Sudian, hagati harimo Richard kuri gatandatu, Abedi ku 8, Likau ku 10, nubwo abantu babonaga basa n'abahinduranye cyane, ariko Likau niwe projectaga cyane ku 10 kurusha Abedi. Hanyuma uruhande rumwe ruriho Gloire Ngonge, urundi ruhande ruriho umusore Basane, rutayizamu ari Asman. Ndabanza mpere mu cyo bita guhagarara, byitwaga yuko ari 4-3-3, ariko icyo twita animation mu gihe Rayon Sport ifite umupira ntabwo burya byabaga 4-3-3, ahubwo Rayon Sport yafataga umupira byahindukaga nkaho ari 4-5-1. Utyo niko twitiki animation tuzi cyitwa formation. Yego, ibyo bintu biba bitandukanye. Formation ni kuri aba bapanze bahagaze mu kibuga 4-3-3, ariko noneho mu kwanima noneho bagiye gukoresha ayo 4-3-3. Iyo bafite umupira hari aho bashyira ingufu nyinshi, niyo bawutakaje hari ukuntu nyine bubaka ku buryo baza kuri ekipera. Twaherereyo mu gihe bari in possession, mu gihe bafite umupira byakundaga kuba 4-5-1. Nagiye mbona Rayon mu by'ukuri 2 na 3 batazamuka cyane, ahubwo nkabona Rayon ushobora kuba byari consigne. Yego, nkabona Rayon ifite abakinnyi benshi hagati mu kibuga batanu gute. Ubwo iyo mfashe ikibuga mbafasha n'impande, mfata mediane nkayikomina n'impande, nkabona kuvuga nyine hagati mu kibuga uko bari bameze. Agira ngo ukore unatwereka amajesti. Yego, Rayon Sport yatangiriye n'ubundi muri iki kibuga. Reka tuvuge ko wenda niba bafite umupira uri muri defense, Yusu arawusohoye, wenda usoreye tuvuge hano kuri uyu musore Obedi niba ufite hano turi muri defense ya Rayon Sport, agatanga baro muri mediane, Richard akayifunga. Icyo gihe Richard akifunga, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere bakoraga basabaga umukinnyi witwa Gloire Ngonge kuza hagati mu kibuga. Yego, kuza hagati mu kibuga agasa naho ari ugiye gukina mu bitugu bya rutahizamu wabo ari we Asman, kandi yari ameze nk'uri kuri 11. yari asanzwe ku ruhande, ariko urumva bafite umupira aje nk'inyuma ya rutahizamu, ni ukugira ngo yice urwo ruhande ariko yovarodinge nanone muri mediane. Noneho witwa Basane nawe kubera iki kibuga ari kinini, ntabwo Basane bamusabaga gukinira cyane ahangaha kuri ku murongo, abo twita touchline wingers, abo twita abakinnyi bakinira kuri iyi linye kuyiheza. Tubyita ubundi mu mupira iyo umukinnyi ari gukinira hano kuri uyu murongo neza ari umuwinga. Yego, tubyita yuko he's hugging the line, ni ukuvuga ngo abasa n'umuntu wahobereye uyu murongo, cyangwa se he's hugging the touchline, kuko touchline ni aha abatoza babicaye baba bavuga ko asa n'uwabihobeye kuko abari hafi yabyo cyane, baramini yamari bayikiniraho cyane. Yego, rero bamusabaga kuhava akaza mo hagati, byibura agatera nk'intambwe zimugeza nk'aha ngaha,
aha tuyita muri demi espace. yego Demi espace ni intera iri hagati y'ahariya ku murongo n'uyu murongo uyu nguyu ubanza uyu ujya muri box, uturutse kuri kona uyu murongo ubanza ujya kuri box, uyu mwanya urimo hagati neza ubundi ubahangaha urabona uhite wongera unyegera ariko urabona uno murongo wa box ukabona n'uyu ubundi nk'aha ngaha hano ni muri demi espace. urabona ko ahantu ari n'ahantu rutahizamu ari arasa n'umwegereye. yego noneho niba bafite nimero 10 uri inyuma ya rutahizamu urabona afite ikintu kimeze nka triangle, umwataka umukinere muri demi espace nimero 10 ari hariya. kubera iki hari ingingo yahisemo kuri Rayon Sport? yego kubera iki hari ingingo yahisemo ko bagira gutyo bakina gutyo, yifuje ko abakinnyi basa n'abakina begeranye, noneho bakine begeranye bovarodinge abakinnyi hagati ndetse n'imbere, guhera hagati mu kibuga kugera imbere muse n'abegeranye mugere compactness. yego compactness cyangwa se kwegerana, kudasiga intera nini, aho usanga mu winga umwe ari aha undi mu winga ari hirya iriya, umwataka arimo hagati batatanye cyane, gusa n'ubegeranyiriza hagati yabikoreraga ubwo Tambwe n'uwitwa Azizi Basane begeraga umwataka umwe siritu Tambwe akamujya inyuma, ndavuga akajya inyuma Asumani birumvikana Tambwe, ariko Azizi Basane akaza hano mumaze gusobanura yitwa muri demi espace. uko gusa n'ababikora gutyo byamaraga iki? 1 bihita bituma impande za AP z'abadefanse zisohoka zikaza muri box, yego zikaza gusa nizegereye Yunusu ndetse na Abdul. noneho ko bari kuza defense ya APR bayirunda hamwe na mediane yayo bayirunda hamwe, barayirunda hamwe hagati ariko bakayirundira aho ngaho mu kibuga cya APR. sinzi ni muri kumva icyo bimaze. iyo abakinnyi ubashyize hamwe ukabwira ngo muze mudefande ku izamu ryanyu, twegera izamu ryanyu, ni ukuvuga ngo chaos cyangwa se ibijyanye n'akavuyo dizo dushaka guteza uri kwiteza ku izamu ryabo. ni ukuvuga ngo danger wayizanye iwabo, we wabasunikiye kuva mu myanya yabo donatire za 2 na 3, abamediatere bakabaye basohora umupira, wabakuruye bose kuza inyuma kubera yuko ufite abakinnyi benshi. ubwo nahereye kuri Barishani na Babedi, ubwo byakomeza kuri Barikao na Dauda na Rubeka nabo basa n'abagiye. noneho ikiba abo bakinnyi baragaruka kugira ngo bajye gutanga support, kuko bari kubona muri mediane ndetse n'imbere abakinnyi ba Rayon ni benshi, bafitemo abakinnyi bagera nko kuri 6. noneho mediane ya APR n'abadefenseur ya 2 na 3 nabo bakaza gusanga aba center back babo, noneho ugasanga akavuyo ubwinshi bw'abakinnyi bwirunze mu kibuga cya APR byura muri metero 35 uvuye ku izamu ryayo. uko gushyira akavuyo aho ngaho rero harimo ibice bibiri. nidusohora umupira tukawujyana turabatsinda, nitutanawujyana bo bakawutwaka, kuko dufitemo abakinnyi bacu 6 natwe Rayon turahita dupuresingira aho ngaho mu kibuga cyabo. yego noneho twirinde ko APR idusorana umupira ngo ujye mu kibuga cyacu biyoroheye. demongera abakinnyi benshi mu kibuga cyawe ya chaos ndegera izamu, mfite chance yo gutsinda, ariko nawe nagushyize kure y'iryange nunya ko umupira kurigeraho birakugora, kuko mfite abakinnyi benshi muri iyo zone yegereye izamu ryawe bakora pressing ngashaka umupira. ibyo rero mu mupira tubyita territorial dominion, ni ugufata agace runaka mu kibuga ugashyiramo abakinnyi benshi ukakadomina, ukovarodinga abantu aho. none ekipe iyo igendeye kuri iyo tactique yawe deja icyo twita amayeri y'umukino wamaze kubempoza, wabategetse aho muri bukinire. ni nk'uko muri kurwana muri ibihugu ukavuga ngo ntabwo turwanira iwanjye, turajya iwawe turwanire. none icyo gihugu kikemera ngo yego ni muze, uri muri danger n'uwo bari kurwanira iwe cyane, kubera ko nyine tuwe turi ku butaka bwawe twagusanze turi kukwinjiramo, defensive measures wazijyanyeyo. so ibi rero nicyo bivuze ko hari ingingo yakoze iyo territorial yabanje kudomina icyitwa yabanje kugira icyo cya territorial dominion, yabanje kudomina AP mu gutegeka aho umupira uri bukinirwe cyane, ariko kuzana Basane muri aka gace yego ndetse na Tambwe nawe akaza n'abamediateri ba Rayon ndetse n'umwataka, ugasanga akazi kenshi k'abakinnyi ba AP nako kurwana no gukuraho iyo threats y'abo bakinnyi. ibyo rero byabanje guhereza Rayon Sport ikintu byibura cyo kuba iri bukre amashance menshi, kuko yegereye izamu cyane. Rayon Sport ibona igitego cyane, yego ibyo byatangiye gutuma sasa ibona uburyo bwinshi. muri wiki imipira Likao yagiye apasa Gruari akawusha
muri amakufra yagiye akorerwa Asumani hagana muri kona. Asumani uburyo yahushije imbere y'izamu, muribuka poto ku munota wa mbere Rayon Sport yabonye ku mupira waruvuye muri corneri. Rero yabanje nyine Tanfor minota nka 15-20 yari Rayon Sport kudomina bigaragara kugera inatsinze igitego muri open play. Umupira waturutse ku ruhande usanga umwataka muri box awusunikiramo arawusmashingamo ashyiramo igitego. Iyo minota ya mbere Rayon Sport yari ifite APR 100%. Turetse se iyo animation y'umutoza yakoraga, abakinnyi wavuga nka babiri bari bayoboye icyo kintu cyangwa se navuga ko bari dangerous bafashaga Rayon Sport muri icyo kintu. Yari Abedi, yari Richard, yego umutoza yakoze mu buryo buri collective, barimo barabikorera hamwe, ariko abakinnyi twabonaga babi metrizaga cyane cyangwa se bafashaga Rayon Sport muri icyo kintu mu minota ya mbere, wavuga ko bari bayifashe mu Rayon Sport yagize mediane nziza kuko Richard ndetse na Likau abo babiri cyane basaga naho ari bo bari gukinira hagati cyane na Abedi. Reka wenda mfataho batatu bakoraga ikintu cyitwa gufata umupira bakawugeza ahantu mu gihe gikwiye. Uko bakinaga role ziratandukanye. Abedi ntabwo ari mwiza mu kuransa imipira miremire, ariko ni mwiza ku short passes mu cyo twita ball orientation. Iyo turi gukina umupira cyangwa tuwutoza, twigisha ikintu kijyanye no kubona aka espace gato, tukaganya kandi gato, tukaganya kandi gato kugera tugeze ku ntego. Ariko hari n'uburyo bwo kuba utakina umupasanya mugenda mukora amakonkete ya espace no mukaba mwabona espace ndende kandi arukohereza baro atanze baro akayikurikira wenda bakaba bayimukira nka reka urabona ibyo ni ibya Abedi. Abedi ni baraha wenda na Richard. Abedi akina gutya baro ngufi akayiguha akamuvinga ukayimusubiza, avuye hageza aha akongera akayikora wenda akayihereza wenda Basane hariya arimo arakoresha agace gato. We akora konkete z'utuntu duto agenda afata ama espace mato bitandukanye na Likau we yagiye agerageza gutera ama long balls kuko yari yizeye umuvuduko sirto wa Basane, yaranizeye ndetse n'uburebure bwa Asumani mu gihe yamuha baro mu kirere. We rero yaziteruraga akayijugunya nyine, we yazizamuraga akazitera nyine zikazamuka zijya gusanga ba rutahizamu. Izo profile ebyiri zitandukanye muri mediane ya Rayon Sport byabafashe mu cyitwa ball orientation, gusirikiriza gutembereza umupira. No bikasa cyane ibijyanye nuko APR yatekerezaga gukina. APR yumvagayo nikora setup navuga yuko yari nka 4-4-2 nubwo Togo yagarukagamo hagati cyane ariko ubundi nawe turamuzi ni rutahizamu. APR urumva yimye mu mediateur umwe, turaza kubibona wenda mu gishaka kabiri nacyo yahinduye kubera kuvunika kwa Sekiganda. Iyo urumva reka nayo tuyigeho mu izamu yari ifitemo umuzamu wayo gato banza muri uko gukomeza kwataka kwa Rayon Sport yaje kubona igitego muri Premier League. Ndagira ngo usobanure scenario y'igitego cya Asumani. Ni igitego twasobanura cyakozwe cyane ni travail ya Asumani, ni baro ya Musanze muri abo bakinya ba center back babiri ba APR bari bacaho iturutse ku ruhande rw'ibumoso. Ni igitego basobanura gusa harimo ibice bibiri. Cross yavuye neza ku ruhande irazigera muri box. Ubwabyo urwo rugendo rungana gutyo ni uguhagarara nabi kwa defense, kuko uko umupira waje muremure gutya hose hagati ya Abdul ndetse na Yunus hagombaga kubamo umukinnyi wagombaga kubanza gukura iyo baro mbere yo kusanga rutahizamu. Hanyuma kuri rutahizamu we yagize ubwenge bw'icyo nakwita guhagarara positioning. Urumva ntiyigeze ashaka kugira uwo ajya ku mubiri we wenda nk'uko nguko uri hano ngo aze abe ari kumwe tanto wenda na Yunusu cyangwa se Abdul yabitaje, ntiyagira n'umwe baba bari kumwe, umwe ari hari undi araha, we amakinga sure yuko nta n'umwe bari kumwe. Noneho gusohoka biramworera kujya kwitaba iyo baro iri kuva ku ruhande iza, noneho bituma asohoka ko nta wari umufashe, umwe arahundi ari hariya, noneho barayisunikira mu izamu. So we navuga ko biriya ni ibitego barabitsinda bataka benshi by'amatapi nibyo muri buriya buryo. Intelligence ubwenge burimo ni uguhagarara. Ni byiza rero n'icyo mwataka akora. Ubikosa yari gukora n'ukwegera mu baseka muri iyo duel itari ngombwa. Umwataka agomba kwiremera agace karimo navuga ngo ubwisanzure. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe gukora igikorwa cyawe ko umupira tukura mu gisirikare
nk'umusniper bigusaba kujya ahantu hitaruye nk'ahantu ku gisenge ha wenyine niba ushaka kurasa umuntu nyine ukaba umureba neza udafite ibikubangamiye ukamurasa nyine ntabwo ari byiza nyine cya smani ni cy'umusniper ni ubijyanye muri terme ya buryo bwa gisirikare ni ukumenya kwitaza noneho ugakontorora igikorwa ugiye gukora ukagikora udafite ikintu kikubangamiye so harimo kugira iyo vision kugira understanding y'umukino kugira ubwo bwenge bwo kubona ko baro aho iri kuvana urumva ntago abahagaze abo baba bamureba nawe akora amamuvuma abakurisa gake gake babari abataka ameze kuriya bita ma Renaldo Silva cyangwa se aba box poacher ntabwo ari wa muntu usaba icyo nakwita gukina ibintu byinshi oya waba akora utuntu twagutya yiruka yisaba yiruka ajya hano ariko adashaka kwegerana n'abateta bakora nitwo two kubakura mu birindiro byabo none akanabatandukanye urumva Abdul wenda Yunus arambwira ati mu marike mufate urumva hari igihe we ajya muri direction itarimo baro kugira ngo abanze akuzubaza noneho ukabona arimo kukujena hari nk'ukuntu ayibona iturutse ku ruhande akabanza bari gukina ku ruhande akigarukira nko hagati akaba areba uko bari gupasanya yamara kubona baro iri kugana ku gutungana ku buryo yajya mu izamu none akaza yiruka ku buryo yinjira muri gikorwa se agikora baro bayiteye Asmani yabikoze baro atangira gukora icyo gikorwa cyo kwiruka iyo abonye umukinnyi we atangiye kubona uburyo ashobora kuba yadebloka situation akaba yatanga pass atangira gukora izo muvuma zinjira ajya muri box aba ari inyuma yayo gato cyangwa se niyo yaba irimo ari gukora utwo tunuza twa tanta duto ariko aho ubwenge buri ni ukubona uko kuntu bariri kuza ugasoma uwo muvuduko ifite ugasoma icyo cyerekezo irimo ugasoma aho abadefenseri bombi bari wowe ukamenya ahantu uri buhagarare kugira ngo timing ariho uyikoraho kandi uyikoreho ihita ijya mu izamu ni ukuvuga ngo uko kuntu rero iza ukaba wari uri muri utu ariko ugahita wiruka ikaza ugira utya usunikira mu izamu niko umwataka nyine agomba kumera akaba umunyabwenge nyine akaba male akaba indyarya akamenya kwihisha abadefenseri akamenya kubabeshya igikorwa agiye gukora atari cyo agiye gukora hari uzabona benshi biruka nk'aho agiye kuri premier poto kuyisaba akabona uramukurikiye yabona uramukurikiye agasa n'ufrena yarangiza nk'iyo baro akagaruka niba nka mugenzi we hari nk'ukuntu aba bireba nyine baba barebana mbere yo kwitera bakora imyitozo agasa n'usohotse nk'ugiye kuyisaba niba bari gukina babiri ku ruhande ba Reyo bagapasanya batarayigarura muri box kwa kundi yirutse agahagarara we yagusizeyo uri umudefenseri wakigarukira muri ya espace yagukuyemo akongera agategereza mu kanya bahindura akayishyiramo ni uburyarya nyine n'ubwenge bw'abataka so hanyuma rero ubwa APR yasabwa guhita ikora reaction nyuma yo gutsinda icyo gitego ariko mbere yuko njya kuri reaction yayo ubwo ni APR itari ifite uwo bita Clement muri defense yayo itari ifite Ronald Sekiganda bamwe mu bakinnyi b'abasata bayo navuga ko ni na poste ziriki cyane ko navuga ko ibyo ibikorwa byinshi na APR kimwe mu byo yatsinzishije Rayon Sport cyane niyo mediane ni Sekiganda Dauda ndetse na Ruboneka cyangwa se Memeri Dawo akimeze neza so ni APR rero yo muri uko guhangayika muri iyo minota ya mbere ya misinga giki yaburaga bari abo bantu cyangwa na animation kuko ashobora kuba ari abo bantu batarimo cyangwa se abo bantu kubura kwabo nabo bikaba byishe ibyo Taremba yapangaga na APR yari imeze gute wituna tujyana rero kuri reaction yakoze akaza kubona penalty uko yapanze equipe mwizamu harimo Adolphe niwe bafite kuri kabiri Kagege mukinnyi mwiza gatatu Claude umutima wa defense Yunus na Abdul kubera iyo mvune ya Clement hagati Dauda kuri gatandatu Dauda utabaye mwiza kubera ko ubundi umwanya we mwiza ni 8 ubwo ubundi ubusanzwe aramenyereye Sekiganda kamukina gatandatu akazajya asora umupira hanyuma bituma Ruboneka ajya mu 8 hanyuma APR ikora uruhande rumwe barafinda urundi ruhande rwa Kiwanuka yatakisha abataka babiri William Togwimeri asa n'uri ku 10 ku 9 hari Charles Jibril watara wanatsinze penalty ikintu cya mbere APR yatakaje mu kibuga ni nkaho bari bahagaze gutya ni nkaho Ruboneka yarari hano wenda hano hakaba Yusuf Dauda aha bari uko ari babiri kuri linye gatandatu wenda n'8 ubwo wori Dauda yego aha ngaha ni Ruboneka yego barwanaga na Rishari
na Likao ego kuko nabo baba bari mu kindi kibuga nyine kugira ngo iyo kombo muri Mediane Abedi ari hano Abedi yabaga kuri Reyo niba hano hari Richard hano hakaba Likao hano hari Abedi aho ni kuri Reyo ariko kuri APR Dauda na Ruboneka ariko kuri APR nyine niba uruboneka araho Dauda araha hano ku 10 imbere yabo yari ifitemo icyuho kubera ko umukinnyi witwa William Togwimere niwe wagarukaga ntabwo ari nimero 10 tipike ni umukinnyi umenyereye gukina nka nimero 9 uyu mwanya rero bitwaga ko bamushyizemo nimero 10 bamugoraga mu buryo bwo kudefanda si mwiza mu kurekipera ahubwo ni mwiza wenda mu gukora ibyitwa pressing yari ari kuri linya ya kabiri ya pressing kubera yuko umuntu bizera ku muvuduko ni Ruboneka basohora Ruboneka akagenda rero iyo basohoraga Ruboneka rero akajya muri defense ya Rayon Sport gushaka baro ya mbere Ruboneka avuye muri Mediane agiye gushaka baro muri defense ya Rayon yego urumva ko yasigaga Yusuf Dauda ari wenyine uwakabaye aza kumufasha ari we William Togwimere si mwiza cyane mu kudefanda kuko Donatille ni rutahizamu wibuka ikintu nakubwiye kuri Reyo ikintu yakoraga ni ukwikura muri defense gusa irengeje Ruboneka ikayigeza hagati iyo yinjiraga muri Mediane ya Reyo muri kakavuyo ka Rayon Sport muri Mediane ya Reyo irimo batatu irimo Richard ikamo na Abedi yisangaga kuko Ruboneka yagiye imbere gupressinga bari kamurenga ikintu muri Mediane yisanga ifite Yusuf Dauda wenyine usa naho ari kumwe n'umuntu witwa William Togwimere ariko utari mwiza cyane mu kurekipera none Rayon Sport igakerea icyo twita ama situation ya 3 contre 2 muri Mediane kandi niyo 3 contre 2 yaba Dauda ubundi Dauda kina 8 ntago ari nimero 6 yaba William Togwimere ni umwataka nta n'ubwo mu mediateur noneho bikoroha ko abo mediateur bareyo babasha gukura umupira aho ngaho nyine kuko ntibabonaga abantu babastopa neza akazi kari koroshye kuri Rayon Sport akazi korohaga muri Mediane kwa kutagira Sekiganda ubundi ni cyakora babita basisi solo ikintu cya mbere Sekiganda ofarenga APR nicyo twita height igihagarara Sekiganda ni muremure Sekiganda afite imbaraga afite amaguru maremare abaza abakinnyi bitwa Baviera abaza abakinnyi bitwa ba Diaby abaza abakinnyi bitwa bene abo bakinnyi taye z'abantu bafite igihagararo kiri hejuru cyane bayature n'abandi ikintu cya mbere akora niki muri football ntabwo kurekipera ari ukwaka gusa no kujena icyo kintu cya circulation ya baro ni kurekipera muba mutarajya kuri phase yo kuwaka ariko muba muri bugufi icyo Sekiganda akora niki rero urabona kino kiziga cyo hagati mu kibuga ku ruhande urabona umurongo ugabanya mu kibuga kabiri uyu ni umurongo ugabanya mu kibuga kabiri harimo ikintu cy'ikiziga agace kamwe kari mu gice cyabo mukina akandi gace kari mu kibuga cyayo nico Sekiganda fonctionneramo kiriya gice kirimo hagati mu kibuga iriya circle iri hagati mu kibuga hariya niho akorera akazi akora akazi ate akora akazi yo APR bari kuyataka arasohoka akaza agakorera mu kiziga cya APR yabifashe umupira arasohoka gato akinjira muri cya kiziga cya Rayon Sport ariko hagati mu kibuga agafasha mu gusohora umupira ubundi we akamarika iyo zone yo hagati mu kibuga kuyimarika rero niki ibyo bituma iyo ari hano kuri 6 iyo afite Dauda ku 8 bagasa naho ari babiri bari kurwana na Mediane ya Rayon Sport reka tuvuge Ruboneka icyo gihe yabaga yagiye gukora icyo twita pressing kuri baro ya mbere niyo baro yarengaga Ruboneka ikinjira hagati yasangaga uwo twita ni nka nimero 6 abenshi abazi by'imodoka babita ni nk'abashock absorber ni nk'umuntu witeguye kwakira imbaraga zose Mediane rero yabifite akarwana nawe nabo wenda yifashije na Dauda ho gakeya ni nkije ni umuntu witeguye kwakira ubwo buremere bw'ubuhanga buri muri Mediane rero wenyine kubera iki umubiri we nkuko nabivuze niba ashaka gushyira baro hejuru ni kirekire muri duel aeriye izo baro z'umutwe arazibatanga baro niza yaje hasi kubera uburebure bw'amaguru ye ntabwo ari ukuvuga ngo arakabaro gusa za pasi uko bazikora ni ukuvuga ngo niba ushaka kumucenga intambwe y'imwe ishobora kuvamo izawe ebyiri ko ni muremure afite amaguru maremare ni ukuvuga ngo niyo handi usanga aragutambika ukuguru akubuze kuba wakomeza imbere iyo akunisa iyo yiruka intambwe ze ziramworohera reba umuntu uri kwiruka ari muremure afite intambwe ndende urumva biruka nyine recuperation ni gutya ubona biruka gutya gukurisa kwe rero mu ntambwe ze kubera ko ari umukinnyi ujenanye kubera igihagararo cye na Dauda amufasha birabagora nyine kubona uko musohora baro
noneho mukisanga mugomba kuzitanga ku ruhande. Ntimwabonaho muca hagati afunga hagati akafungana na Dawudi, noneho yababuza guca hagati nicyo babuze umunsi kuri APR bakabategeka gushyira baro ku ruhande. Buriya baba borohewe. Uribuka ikintu nakubwiye cya Basane wazaga muri demi espace, icyo gihe Basane ntabona baro ngo azibonere muri demi espace, bimusaba kuza kwisabira ku murongo. Noneho iyo rero aje kwisabira ku murongo, APR icyo gihe imwoherezaho umukinnyi wayo 7 cyangwa 11 akaba ari umufata waje gufasha nimero 2, akaba ari uza kumwegera akamusanga kuri uyu murongo nyine barenguriraho. Urumva turabafunze hagati, batanze baro ku ruhande, umuhinga wabo asanze hari umukinnyi wa APR umumaritseho ku ruhande mu basatira bari kumwe. Noneho Rayon Sport yabura uburyo bari kayisubiza inyuma, kuko deja niba igeze kuri Basane hano agasanga hano hari umukinnyi wa APR wenda bari kumwe, niba ari barafinda akabura nyine inzira. Impamvu yaje kwisabira hano urayibutse, hagati bahafunze babura ukuntu bayimugezaho muri demi espace, bayohereza ku ruhande. No bayohereza ku ruhande, APR noneho ikongera igasa nibasunikira gusubira inyuma, noneho Rayon Sport ikongera igasubiza baro inyuma. Icyo cyangwa ngo APR yaburaga ikintu cyatuma uko Rayon Sport izamuye umupira ngo ugeze hagati, ikintu cyusubiza inyuma utari wagera ku izamu rya APR. Uko rero ni ikintu cyatewe no kubura Sekiganda, byahise binagaragaza umumaro ukomeye cyane wa Sekiganda. Noneho byongeramo n'ikindi kibazo kirakomeye cyane cyuko si Sekiganda gusa, hari no kubura Clement. Clement we ikintu kinini cyane afasha niki, Clement kubera ko ari athletic yihuta cyane, akora nyine icyo nicyo gusoma umukino wa reading of the game, n'umukinnyi w'umudefenseur ukomeye cyane. Ikintu cya mbere wakora ntabwo we ameze nka Abdul na Yunus. Abdul na Yunus ni abakinnyi bombe hore kuko bari trera, ntabwo bihuta. Ni abakinnyi bombe bashaka gukina baro ya nyuma. Urakoze cyane. Karite zabo nicyo bita profile ebyiri zisa, ni ukuvuga ngo n'abantu babiri habura usohoka ngo ajye muri duel. Reka tuvuge ko Rayon Sport isohoye ikageza kuri rutahizamu, ariko mbere yuko umupira ujya kuri rutahizamu, wa muntu wantisipa akayibuza Asmani ko akina umupira. Ku busanzwe kuri APR ni Clement bikorwa na Clement. Clement ukuntu akina muri APR uzayibona abayizamuriye ikabutura yayizanye yayigejeje hano, we ahora mu cyo nakwita amakomba physique aérien no kubutaka no hasi. Nukuvuga ngo we ubuzima bwe na matakre, nugukubitana, nukugongana, nukuza gukora interception mbere uko barigera kuri rutahizamu ivuye muri mediane. Noneho Yunus agasigara ari uvuga ngo ninde nimurenga nibwo nshobora kwikina, kandi Clement yabikoraga neza cyane. Noneho dore cyabaga bombi, yaba abamenya guje na ntuza, bombi bafite profile zimwe, barakina akabura wa muntu wihuta wantisipa nyine ngaze babikora bakanabikora rutahizamu wa Rayon cyaba babikora bakanabikora rimwe. Hari nka baro igeze gusanga Didier tayice muri box, bombi barangaye muri espace wenyine, habuze umuntu ufata rutahizamu, kandi rutahizamu hagarara wenyine, barara nayifunga nta wari wamugeraho mu kwitera hejuru. Navuga yuko APR abo bakinnyi babiri yabuze bayikinishije nabi. Noneho bamaze kuyikinisha nabi, iyo yari ifite igitekerezo kimeze gutya, iyo yibwiraga ko ubwo yatsinzereye ubushize ikoresheje impande cyane, n'ubundi yizeraga ko umuntu yitwaga Nijuru n'umuntu witwa uriya mujene Obed kuri kabiri, bizeraga yuko batari muri position nziza. Ni gute babigenzaga iyo babonaga umupira? Sheikh Djibril Watara cyangwa William Togwime yasangaga barafinda hano kwa Obed mu gice cya mbere no ayibonye bo muri cya kintu twita territorial dominion. Abo APR yari biziko mediane yahitameze neza kuko iratakazamo umuntu iyo yakinaga ku ruhande cyane. No kuvuga ngo iyo yasoraga umupira ku ruhande barafinda awufungiye hano, no barafinda ari 1 contre 1 na Obed. Wahitaga ubona Sheikh Djibril ataravuye kuri attack akaza kumwegera kugira ngo babe babiri babanze barebe ukuntu nabo bakurura umudefenseur yitwa Chimanga. Araza akurikiye Sheikh Djibril Watara aje gufasha Obed. Urumva Sheikh Djibril Watara niba avuye muri box, kame mu defenseur umufashe witwa Chimanga nawe aravayo. Noneho navayo APR yavugaga ngo twebwe icyo turi bukore iyo turenza baro hano ku ruhande, hano kuri no line kwa Obed barafinda ari bafatiye aho. Turadufite umuntu wacu witwa William Togwime wirutse wageze muri box, turadufite na Ruboneka wirutse wageze muri box, turadufite na Kiwanuka ku rundi ruhande nawe wirutse wageze muri box. Noneho twebwe tugerageze gusunika baro muri box, ariko twabanje gukuraho Chimanga banaziteye nyinshi cross.
ariko bahura n'ikibazo cy'akantu k'akanyaho wa mugani wa Bushari. Olivier yazigiraga atya akabwira ati muri mu biki kwe izi cross zanyu ko mukora amakosa menshi. Urumva kimwe mu bindi bintu Rayon Sport yagize cyiza cyane n'umuzamu Olivier. Nuhango imipira icyo twita amaparabole yo mu kirere. Olivier ni mwiza cyane. Nimwe gusa azi gufata baro zo mu kirere. So aperi kwizerera muri cross byari igitekerezo cyo kwizera ko impande za Rayon baza kuzidomina bakazajya hindura imipira myinshi cyane bakabasha kubona uburyo. Ariko impamvu nta yindi nuko aperi n'ubushize mu bitego yatsinze Rayon yayitsindaga ibitego by'umutwe muri derby ebyiri ziheruka. Aperi yizereraga mu kuba Rayon Sport iyo wakuruye Chimanga ukamukura inyuma ukamuzana ku ruhande iyo ujugunye baro muri box ubu ufite amahirwe yo kumukinnyi wawe yayita. Ariko ibuka abatsinze bari ba Sekiganda wibuka uburebure bwa Sekiganda ubu Sekiganda nawe bari bafite n'amakosa individuel nk'igitego kwizera yatanze cya mbere n'amakosa cyagiye kwizera arekura iyo baro wiwi. Ubu rero Rayon Sport aperi yo yari yegarutse muri ya forme ivuga ngo barakora ya makosa asa nayo bakoze ubushize turabatsindira ku mipira kandi icyo gihe majorite benshi bakinaga. Yego. So hanyuma aperi ibyo rero byayigoye. Aperi ikintu itigeza igira mu buryo bufatika ni ikintu cyitwa kuvuga ngo ese dufite icyo bita approche yo kuza kugaburira Rayon Sport icyo twita umupira kwifidinga baro duciye hagati mu kibuga kampatia 1-2 guhererekanya kubaka. Babitekereje batinze igihe bazanye Memerdao aza gukina 10 bahita bagumishamo Ruboneka na Dauda umwe akina 6 undi 8. Memerdao asa n'ugiye ku 10 kuko za mande zabo zari zananiwe. Urebe n'abantu aperi yakuyemo nibo yari yubakiye plan du jeu yabo. Nuko ngo bakuyemo barafinda bakuramo na Togi noneho barangije azana Memerdao oya bakuyemo Kiwanuka na Togi imbere yo bakuyemo mbere no babanje kuvanamo bazanamo Memerdao banazana na Denis Omedi. Kubera iki Denis Omedi bamwe ati Denis Omedi ni umusforward kurenza uko mu touchline winger. Ubundi Omedi nubireba naga akunda gukina kuri nori Omedi akunda kwibera muri box kuko si mwiza mu inyuma ya box cyangwa inyuma ya box gato ibitego by'amashoti cyane na attempt yakora rwose uwo ni ko Omedi akina nabikora bya bitego yagiye atsinda muri Uganda byo hejuru no muri Afcon. Yego none 10 ngo Memerdao we abari inyuma ya rutayizamu bayisavuga bati abo bari bagiye kongeramo abakinnyi bavuze bati reka dufate Omedi uri buze kuva ku ruhande agasa n'urigiyemo hagati gato tuzane Memerdao ujye inyuma ya rutayizamu arabashe Djibril wabaye man of the match. Noneho twebwe turaba tugiye kujyana natwe imbaraga muri mediane kuko Ruboneka na Dauda ne bare gati imbere hari Memerdao none tukagera rutayizamu Djibril tukagera barafinda uheza uruhande ariko noneho tukagira n'undi mukinnyi wo ku ruhande wodaheza uruhande none usa n'uzamo hagati ariwe Omedi kandi ufite icyo bita sanzo gutera mu izamu. Wenda turahita tudomina hagati mu minota ya nyuma none natwe dutangire gutumbera kureba mu izamu rya Rayon Sport. Waya ihetwe ikipe ikinisha impande gutya muri buriya buryo ari nabyo aperi yashatse nko kubakiraho umukino birayigora. Ni logique yoroshye mu mupira. Izamu riteretse hagati mu kibuga kubaka igitego wacyubakira ku ruhande yego ariko gutsinda utsinda hagati. Hari n'amakipe menshi yizerera mu mpande ariko abanyamupira bawize neza bakawusobanukirwa ukabacengera nabo bakawucengera bakanywana bakaba inshuti bakaba injijuke muri wo bakubwira ko the best way to win ni ugukinisha hagati hakomeye. Kubera iki ubundi reka duhere mu izamu n'ibiri ari izamu riteretsemo hagati mu kibuga. Hano hari gardien abadefenseur central bamuhagaze imbere babiri 4 na 5 na gardien nobo uzko bari hagati ubwo babaye batatu. Iyo twinjiye muri mediane tuhasanga 6 n'8 n'10 bahagarara hagati si batatu biyongera kuri abandi batatu maze kuba babaye 6. Iyo dufite na rutahizamu nimero 9 naho harimo hagati barindwi ni ukuvuga ngo abakinnyi bawe benshi bari place hagati mu kibuga gusigaje abakinnyi bane mu mpande abo ubwo ari wari abakinnyi benshi rero acha mpira ukuwe mwingi hapo ni utsindira kuko ni ufite tubyita mu mupira tubyita enough bodies ni ufite imibiri myinshi
niwe ufite abantu benshi, niwe ufite amaguru menshi mu mupira. Nawe kuvuga ko tutabara umuntu tubara amaguru, ubwo mfite amaguru 18 harimo 6 ari imbere, nkuremo gardien 6 ari imbere, aba center back 2, amediateur 3 na rutahizamu. Mbara amaguru 12 yanjye ari muri movement, indyo imoso kuri buri umwe, aba defenseur central 2, amediateur 3 n'umwataka bari hagati. Kuki ayo maguru ariyo nizera cyane, nuko ayo maguru atakaje umupira ni menshi ko biyorohera kongera kwisuganya karikipera. Kuki ayo maguru ari meza, nuko ayo maguru ni menshi kugwererekanya bakinjira bajya kwizamu. Kuki nizerera mu maguru arimo hagati cyane kurusha nakwizerera ko mu mpande, nuko ari nayo atumbereye mu cyico, kuko iyo agenda straight ari kujya mu izamu. Andi si Nyanza, ariko niyo mpamvu abanyaburayi ariko hari ikipe zikoresha cyane impande. Yego, ariko uzarebe n'abazikoresha ubu bagiye babimoderniza. Reka ngurugero, ujye ubona Olise muri Bayani ntacyo no ku ruhande, ubona Diaz. Hari umuntu ukibona nka bino bya Barafinda ushorera umupira gutya, hari umuntu ukibona ushorera umupira agenda hano ku murongo abawuzana hagati. No, sasa paro football biriya bya Barafinda byarashaje, biriya byo kubika umutwe ugenda hano muri kona birakubabaza cyane. N'amakosa ya Yves Habimana. Reba ukuntu ubundi umuntu asaba ba ayisa mu mucyo twita 3-4, opposition umubiri gutya, bitatu bya kane bigomba kureba hariya, kimwe cya kane nicyo kireba hariya. Ntabwo umubiri wose usaba ureba hanga. Iyi angle dore ndi gusaba baro hagati, mpagarara gutya ndebamo hagati. Iyi angle nyisigira iyo hano mbonye hari threat ikomeye cyane, ariko nk'aba Olise arayisaba cyangwa Diaz akasa n'uyizanye gutya akakwereka ko ashaka ino espace, ukaza yamara kubona amaguru yawe yombi yamaze no mu mutwe yamaze kubona kuri ahangaha, ayigarura gutya akakwiba espace akinjira, agenda areba mu izamu, ashaka abantu benshi, agenda areba mu izamu yongera gushaka za enough body. Ariko ibi ngibi bya Barafinda na bakiwanuka ngo umuvuduko ngo ndi kugenda uyitwaye izamu riri hari uri kujya muri kona, why are you going? Ahubwo nuko ngo niyo yijyanye hagati hari igihe gatatu nawe ahita korovara. Ariho hari ingingo yagiye ba munyabwenge yabwira Guan Ngong ntabwo ushobora kugira umuvuduko uca ku ruhande. No way, wowe ngwino nubwo yitwa kuri ku ruhande ukine mu bitugu bya Asumani, yego ujye inyuma ya Asumani mu mugongo. No we Basani ni nabyo ari kumuhinduramo, birabyo kubika umutwe bya Basani agendaga ngo bamukorera amakosa. Oya, jya muri demi espace, va hano, don't hug the line, va hano ku murongo, zamo byiburamo hano. Ubu ufite amahirwe y'uruhande ariko ufite n'amahirwe yareba mu izamu. So APR yizere cyane mu gustretching ikibuga. Ko umutoza wa APR ngiye byanye nkurikira ama interview yaravuze ngo APR ikina muri stade Amahoro ngo kwera ikibuga kinini kandi koko kiruta Kigali pere mu bugari ngana, ngo APR ngo bifasha gustretchinga umukino. Stretching ni nk'izelastike zo mu mapantaro y'abagabo, ngo twebwe ngo dukwedura ikibuga ngo noneho tugatuma Rayon Sport defense yayo we yizeraga kidashobora kugira ijambo mu gukina Rayon, ngo noneho tukayitatanya. Iyo tugize ikibuga Kigali n'abakinnyi babo ntibegerana mu kudefanda, baratatana no bakadusigira ama espace. Iyo espace zisigaye icyo gihe exploitaga icyo bita umuvuduko w'abakinnyi. Uyu munsi wa none rero ntabwo Rayon Sport igeze mwemerera icyo kintu, irasa niyamutsinze nyine kuko Rayon Sport yari calm ikadomina baro hagati mu kibuga kurusha APR. Ya Rugaju ngira ngo kitwa formation animation giye bidusobanurira. Reka nkubaze utuntu nka tubiri, ndakubaza kuri referring hanyuma nkubaze nk'amayelema nk'abiri wabonye muri uyu match ya kwimpressione cyane. Imisifu y'Inyarugenge Firimbi n'igibura n'igibura, hari uruhande yabogamiyeho cyangwa se hari amakosa amwe namwe wabonyemo cyangwa babaye fair, yaba Cucuri Ishimwe Ishimwe Claude wari uhari, yaba Didier hano kuri uruhande na Saidi wari uri ku rundi ruhande, hari amakosa ya referring arimo Inyarugenge bisozwa n'Firimbi cyangwa n'umupira berekanye. Sincèrement parla, muraza kumbabarira penalty ya APR iri wayidiskitaho, ni 50-50 wayiburanaho. Kubera iki? Kagege yaturukaga ku murongo usa n'uva muri kona y'uruhande rw'umusore wa Rayon Sport, ariko reka tubikore mu buryo bworoshye. Reka dukoreshe umurongo, ariko reka dukoreshe umurongo ku ruhande biroroshye, ariko wenda no gukoresha uriya wahariye. Ubundi penalty abantu bagomba kumenya ni igihe ari hano cyangwa ni igihe ari hano mu murongo nyirizina, ni igihe ikirenge cyakandagiye hano cyangwa ni igihe ari hano. Wangu ahangaha uravuga ko ariho muri box
aha niho muri box cyangwa ubundi box ahangaha aha ni umurongo ukandagiye hano mu murongo ntabwo ari penalty ni ukuvuga ngo iyi si penalty sure iba muri penalty Kagege se niwe iyo yarakandagiye ikirenge cyakandagiyemo hano yego noneho kuri Kagege turabafasha turashyiraho n'amayimaje impamvu Kagege byabaye induru Kagege kiki nakwita iya mbere y'umukinnyi wa Rayon Sport yamusanze ari gukandagira hano ari gukandagira igihe hano bamukozeho nyine igihe bamukoze bwa mbere asa n'utaye kiribu yasaga n'uraha ariko mu kugwa yari yaguyemo hano you see bamukubise akandi kaguru ahita agashyiramo anagwamo bivuga ngo action mu gutangira ntabwo yari yagakandagiye muri box ahubwo action mu gutangira yari inyuma yayo noneho mu kurangira yari yaguyemo you understand wowe ukahahera rero Yari uvuga ko amuvuma. penalty yaganirwaho yari penalty mpamvuga ko yaganirwaho n'iki umusifuzi ubwe ashobora kubyinterpreta mu buryo bubiri uburyo bwa mbere bwari gutuma adatanga penalty ni ukuvuga ngo foul yatangiye ikosa ryabaye utaragera muri box hari undi uvuga ngo kandi uriya musifuzi wo ku ruhande Eh, side wari uri hariya yego. byari bimwegereye yego hari undi uvuga ngo no yagize equilibre kuko uri umukinnyi yagize nka gutya nka kabiri wa Rayon asa n'umwigizayo hano ushobora kuvuga ngo no yari agifite controle ya baro bwa mbere araha yinjira muri box ya muvuma ya kabiri yawe yo kumukozaho ukuboko wobiyo mu matiyerisi niyo yabaye iyi action yego hakaba kuvuga ngo ni jugement ni 50-50 ariko pour moi wayidebataho ntabwo ishobora no kuba itaba ntabwo ari kiri ijana ku ijana iri debatable njye uko mbireba Axisa niyatangira inyuma kidogo biri debatable kuvuga ngo hari n'ushobora kuvuga ngo no munyumve neza hari n'ushobora kuvuga ati no bwa mbere akiraha yari afite equilibre yinjiramo hano aba ari bwo kiki ya kabiri y'imbaraga iwe yagize gutya kuko urumva yagize nka ta ni ukwibaza ngo akora iyi kiki ya mbere yarari Kagege agasa n'udandabiranye ubwo yari ari inyuma ariko se iyo dusifura ni iyi ya mbere adandabirana cyangwa ni iyi ya kabiri noneho ashobora yo gusifura ya kabiri igihe Kagege noneho yamaze guta equilibre akaba ati n'undi yari yakandagiyemo akayitanga so biri debatable hatagira uvuga ngo nafashe uruhande ni 50-50 kuri nge ntabwo ari hari penalty nyine ziba ziri clear utaburanaho umuntu yategewe muri box biragaragara umusifuzi akayitanga iyi yo harimo akantu MP ko kudiskita niho ibindi byemezo nagiye mbona Rayon yagiye iburana wenda ngo ikoreye ikosa umupira wenda bawushyize wenda reka tubyite inyuma gato yaho ikosa ryabereye Rayon Sport kuba ati umukinnyi yari yaraririye none bateye umupira umutanze ko na bene birasa naho Rayon Sport yari ifite bias cyane cyangwa kwikoma abasifuzi cyane njye action ya penalty mbara mu byo twakwita ibyemezo binini bihindura umukino ibindi byemezo ni ibisanzwe hari abavuga ko utwo duto natwo tugukura mu mukino utwo duto turahaba ariko ugiye kureba yabwa dukoze ku mpande zo APR ntigeze yiramanta cyane muri iyi match nka Rayon ariko bishobora no guturuka ku kuba Rayon Sport mu gihe gishize n'ubundi yatakazaga match wenda yari ifite na concentration hejuru cyane ikeneye match noneho igatekereza ko wenda arbitrage itaza kwibera fe for me sinshobora gutemera itaka kuri cucuri derby tekeorana ibintu navuga ngo by'amagambo nyine ku basifuzi ibyo nge ntemera ari amakosa menshi yo hagati nge nabi barakubasifuzi yo ku mpande bikira cyane ikipe ya Rayon Sport kandi birarega ni desavantage nyine bigukura mu ibibazo duto ariko turagukasa mu byemezo bya 50-50 ntabwo wenda Rayon Sport yagiye yishima cyane ku byemezo byayifatiwe ibyo ndabivuga rwose nk'umuntu wabibonye ariko ibyo impamvu nabitindaho nubwo nabyo biba mu mukino nge ntinda ku byemezo biri majeri cyane wenda nk'icya penalty hariya niho navuze ni sinzi ariko ibindi byari bisanzwe abasifuzi bo ku ruhande wenda nk'ama-offside Rayon Sport yagiye itayishimira cyane cyane sinshaka kwibasira abasifuzi ariko hakwiye kuba amakano ko kongera kwimprovinga kugira ngo utaha derby izabe nziza kurusha ako tugiye gusoreza urambwira abakinnyi babiri wabaye impressione nabo ariko by'umwihariko ubwo binajyana nyine na man of the match n'umukino urangiye witwa Sheikh Djibril Ouattara ahembwe nk'umukinnyi mwiza ku bwawe abakinnyi wavuga uti byibuza nubwo abaye iyo draw ariko hari icyo batanze muri uyu mukino bapropoje ibintu byiza njye ndatekereza ko abakinnyi ba Rayon Sport benshi babaye beza kurusha ba APR surtout navuga nka
iyo ataboneka action ya penalty Chimanga ntiyigeze ahereza Sheikh Jibril Watara chance yari yose no kugira ikintu akora mu mukino. William Togwimere n'igihe projectagaje nta kintu na kimwe bigeze batwara umuntu witwa Chimanga. Chimanga aje gutanga support ku ruhande rw'uyu mujene witwa Obed, arwana na barafinda ndetse n'igihe wenda Watarazaga muri iyo situation kugira ngo babe babiri ku ruhande nabwo akarwana n'abafashije Obed bikaba byiza ku bwanyu man of the match yari kuba Chimanga ku bwanyu. Kubgawe yari kuba Chimanga yakoze match nziza kurusha abakinnyi bose kuko nayibonye kandi ntigeze akora nikosa navuga ngo uri iryo ari yose muri match. Umukinnyi wa kabiri navuga wagize match nziza cyane ni Richard ikintu gikomeye ashoboye kuneutraliza ni imikinire ya Yusuf Dauda. Yusuf Dauda ntabwo ari umukinnyi usanzwe. Njye Mbaraka ari umukinnyi mwiza muri champion y'u Rwanda kugeza kuri ubu kurusha abandi. Gushaka kumucecekesha muri Sudan. Yego bari abo ntibavuga. Gushaka kumucecekesha akaba adashobora gukora bya bintu byo kudictatinga tempo. Ubundi ikintu Dauda azwiho yatangiye asa n'ubigerageza akajya yegera imbere agahita shota, ariko ubona Richard yaje kumuneutraliza rwose aramuzinya aramucecekesha. Kuri pocket aba yiyambariye umuhungu wanjye Dauda match yamugoye kubera Richard afite ikintu cyo kwihuta, afite ukuntu nyina kugeraho, afite ukuntu nyina ari aggressive muri recuperation ku buryo ari umukinnyi vraiment navuga yuko wagoye cyane bifatika ikipe ya abavandimwe ya APR kubijyanye na recuperation. Umukinnyi wa gatatu muri iyi match namugira Muzamadorf yasovye cyane kipe ya APR. Muzamadorf yajya kwerwaho n'amakosa menshi ari mu madueli menshi. Wa gatatu namugeraho, wa kane nabona kumugera Sheikh Jibril Watara wenda wabaye man of the match. Ni nk'abo bane beza barushira abandi. Ubwacu reka ngushimire kuri analyse nziza cyane. Ako nitwasoza tutaze kumyubakire ya Rayon gato sesitari iragowe niyo ngengo tugomba gusubira cyane ntabwo twagenda wamugane tutayisoje. Rayon Sport ifite abakinnyi 14 bagiye gusoza amasezerano 14 harimo umuzamu reka ngende mentioning bamwe mu nibuka, harimo umuzamu kwizorora harimo Kabange kuri kabiri arasoza amasezerano, harimo umutima wa defense Yusudianye arasoza amasezerano Chimanga warayafite, harimo Gani Jureri arasoza amasezerano, harimo Richard hagati mu kibuga arasoza amasezerano, harimo Azizi Basani arasoza amasezerano muri Rayon Sport. Kambe Mbuzabo abandi harimo Rutahizamu Farnganye wenda utanagaragaye aba arasoza amasezerano, n'abandi ba Habimana Yves. Ndagira ngo rero umbwire kuri Rayon Sport icyo ubonye kiri positive ubuyobozi bwayo bwakubakiraho wenda bukabanza no gukipinga umutoza. Hari ingingo ufite igihe nawe kitari kirekire ubwo umutoza n'abakinnyi noneho amayirema yo kongeramo nayaheje. Umukinnyi wa mbere wo kwizera muri Rayon hari ingingo Mbaya ni umutoza mwiza cyane, umutoza w'umuhanga. Ndatekereza ko mu gihe gito yafashe akabasha kwivariza kuri APR yayirushije, ahari umuhaye gutangira na saison n'abakinnyi akabakoresha pre-season akabatoza muri saison. Hari ingingo amugani uvuga ngo ndafise plan, hari ingingo plan yaba ifite, hari ingingo we no kubanza n'abongereza be tukabahinda byo zabo. Vraiment ndanamwubaha cyane, arabizi, ndamwadmira nk'umutoza we na Kirasa n'abatoza babirabura dufite mu Rwanda hano nyine baba wenda umunyarwanda n'umurundi. Nicara nkavuga ni ibintu akina nabireba nkabona ko birasomeka birafatika ni byiza, ni ibintu wakwigiraho wawe uri umunyeshuri. Tumane ngo mwe oya nagari bya ngo ni gute ngo nyine bazubwe bakumve ngo mumekereho. Hari ingingo we ni blue tick. Okay, ibi nanabivuga niyo yagera kuri finale ya Peace Cup APR ikamutsinda nabisubiramo. Hari ingingo n'umutoza mu gihe gito urabona ko ashobora kurivariza guhangana na APR. Ku bakinnyi Rayon Sport mwongerero review amasezerano, ibyo ni itegeko. Niba ngombwa yuko mujya kubisaba ngo byongerwe muri budget y'igihugu, ibyo mwabitanga. Okay, mukeneye iruta amafaranga izari kure mufatanya bikorwa. Kwa karindwi mbere uko budget nationale Minecofin irekura mutereka mu masezerano ya Olivier muvuge muti kumugereka Rayon Sport ikeneye umuzamu. Rayon Sport irakenera Chimanga. Vraiment salute kuri uyu mwana w'umukongomani, ni umukinnyi mwiza. Of course na Yusudianye mu defenseur mwiza, partnership nziza.
Rayon Sport kabiri sindemera neza ko Obed azarusha Kabange nabishyiramo ingufu akabiha umutima agakora yashyiramo guhangana kandi birashoboka. Kabange arimo arasoza. Kabange ni n'umukinnyi wagombaga gukina match y'uyu munsi. Kimwe mu byo nganire na staff ya Rayon Sport afite ubukwe ku munsi. Mu bagiye gusoza wowe uzaje muri kuri icyo kintu. Twagiye kuri ubwo Kabange duhereye inyuma. Kabange namwongerera. Yusudi yanye namwongerera. Uwo namuvuze. Aha, yenda umbwira nzajya nkubwira. Shimwe Ganijuru eri kuri gatatu. Cyane namwongerera byihuse cyane. Yakabaye ahubwo yamaze kongererwa Ganijuru. Yagize gatatu nziza ahubwo ngarekura uriya munyamahanga bazanye Benaziz Dao ahubwo ngashaka undi nimero gatatu mwiza ifatanya na Ganijuru. Aha, hanyuma Emery Bayisenge. Emery kuko mfite Rushema kandi ntari buguru ndi kabiri ko mfite Obed ugomba guhatanira umwanya kuri kabiri na Kabange. Emery namwongerera umwaka umwe ko experience ye agafatanya na Rushema nk'abasimbura bacimanga na Yusudi yanye mfata kariyo defense ya mbere. Sure. Emery namuha umwaka umwe. Okay. Hanyuma Shimimana Fabrice n'umwana. Shimimana Fabrice n'umwana wo gukura muri equipe namwongera imyaka myinshi ahubwo agakomeza. Aha hari itegeko ry'uko ikipe makinyi 20 uzabifite abakinyi banda 21 cyane batatu muri uyu munsi afite 20 azafite 20. Indi mpamvu nanamwongerera cyane afite ikintu cya versatility akina imyanya itandukanye yashyira kuri gatatu muri central defense. Okay. Ni future ni espoir ya equipe ntabwo amwe. Hanyuma Yannick Bangara hari itike y'indege ufite. Yannick Bangala Litombo bayita Rwandeya. Yannick Bangala Litombo Yannick Bangala Litombo ntago namwongerera akwiye kuba yageze ikibuga kiwabo bakita Aeroport d'Angely. Yagomba kuba ari mu kwezi kwa gatandatu rwose cy'amahoro kirangira agomba kuba yatashye. Aha, Ishimwe Fiston namurekura nubwo ari umukinnyi w'umunyarwanda ariko mu by'ukuri nigeze atanga competition ifatika. So ndatekereza yuko nashaka mu bandi bana bari mu yandi ma equipe undi mukinnyi mu mediateur mwiza waza kurivariza kugira ngo nyira abakinnyi benshi abanyarwanda akaza gutanga icyo kintu cya competition muri mediane ariko ari umukinnyi byibura ufite akantu ka fraîcheur physique ugifite n'amambition ugifite n'inyota n'ubushake. Fiston arasa n'uwasubiye hasi cyane. L'International Azizi Basane Kuranya avuye mu bihano yakinye arasoza amasezerano. Azizi Basane Kuranya namundi mwaka narwana no gukora kuri discipline ye nkagerageza no kumugorora ndi hari ingingo kandi hari ingingo zigukora abakinnyi basatira namundi mwaka Basane. Okay. International bienvenue Joachim Vinyinu. Iwabo ni he? Vinyinu n'umunyamari. Mutegera tahe. Yigende. Mu amafaranga rwose yitike ageze iwabo mu ngubu twamuciwe. Aha rutayiza mufanganye. Fanganye yagize ikibazo cy'imvune bamugarura mbere rehabilitation itagenze neza buriya bamukorera amakosa cyane. Nango yavunitse amezi bamuhaye yo gukira aragera bahita mugarura mu kibuga batangira kumukoresha atarakira neza. Ikintu namukorera nukumurura ariko nka mundi mwaka ntago nahita ino sezo irangiye namuha igihe cyo kuruka yashaka sezo nibirangiye mu kwa gatandatu yashaka akazaza wenda mu kwezi kwa 10 akagira umwanya uhagije w'amezi nk'atatu wo kubanza kureka umubiri ukaruhuka ukabapoze cyane amusyara amuha iminota uriya n'umwataka mwiza sinamurekura namuha umwaka ariko nkamurura kuva mu kwa gatandatu kugera mu kwa 9 amezi atatu adakora akazajya mu myitozo mu gihe mu kwa 9 agatangira gukina mu kwezi kwa 10. N'umukinnyi mwiza kosa n'umuntu na peri cyangwa n'umukinnyi mwiza bamuruhura ariko akire neza zakira. Abandi n'abana n'umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport bita Patrick Ishimwe. Uwo ngo ni makeya ntahenze niba mugumana wa miliyoni 3 uko bitoriye kumuzamu ni miliyoni 3 muhereze imyaka 3 muhereze miliyoni 5 by'amandazi. Ndumva arabo ndagira ngo rero utera icyotezo umuntu bitaganije udusoza. Ganijuru n'umuntu Rayon Sport yakarabye imutiza muri vision biziramanuka bamugurira abakinyi bazana bamusore Prince. Abo bana ba Fabrice barahakina bazana abakinyi batandukanye. Ganijuru nk'umusesenguzi twemera ndagira ngo usoze iki kiganiro kuri igihe uhindabuze ubitwaganije. Ganijuru reka tukubwire yuko wakoze ikintu cyatunguye abantu kongera kwisubiza icyubahiro waragizwe ibuye leta gifite icyo rimaze ariko ugahinduka cornerstone ibuye ryo mu mfuruka
rihuza kabisa imfuruka ukafata umwanya wawe. Njye navuga nti igihe cyawe muri nationale cyakabaye kiri kukwegera cyane. Dufite gatatu ya Mangwende na Claude ziremereye zimaze n'igihe zifite experience bigoye kurivariza. Dufite na Christian usubiye inyuma muri polisi nawe n'indi gatatu bitekerezwa, ariko ku bwanjye ubu navuga yuko ukomeje ugakora sezo itaha ugatangira nk'uko iyi ngiyi wayikoze, waba umwe mu bantu mu kwa cyenda mu gihe Amavubi azaba atangiye gushaka igikombe cya Afurika watangira gutekerezwaho. Ubwo Ganijuru wamubwira ngo keep it up. Nakubwira ngo nturagera aho ba Mangwende na ba Claude bageze, kuko twe mu mupira dutinda ku cyitwa consistency kurusha form. When it comes to national team, icyo nurakigira consistency, uri muri form. So iyo rero ugize icyo kintu cyo kuva muri match 15 nziza ukinjira muri match 30 nziza, tugatangira kuva ku mezi 4 meza tukinjira ku mezi 7 uri hejuru, umuntu atangira gutekereza atari ko no Claude kuki uyu mwana atagira ukuntu amuchallenging, uracyari munsi yabo Mangwende na Claude. Afite nk'amezi 3 nawe akajya kuri table. Njye uzahanu namubarira gatatu mu ikipe y'igihugu. Sezitaha nitangira mu kwa 8 mu guhamagara, kuko mu kwa 9 ushobora kudahamagara, ariko guturuka mu kwezi kwa 8 kugera mu kwezi kwa 12 ayo mezi ane korapuye muri December, ubaye umugabo Ganijuru yazagusanga waramaze kwandikisha izina ryawe muri national. Biragusaba ibintu bitatu. Icya mbere ni ukumva umutoza cyane, hanyuma ucya kabiri ni ugukora cyane kandi ukagira nyine ama individual training sessions menshi cyane. Ni ukugerageza kwigira ku beza ku mugabane w'Uburayi n'ahandi beza kuri uwo mwanya wawe. Ariko ikiruta byose cya gatatu kinaremereye cyane, gutsinda gushobora kuba umukinnyi bihera hano, ni mu mutwe. Ni ukuvuga ngo umuntu ajya gupfa hano cyangwa agakira hano. Football ni jeu mental. Ganijuru kuza ubwenge bwawe kinyamupira, absorb izindi imbaraga z'imitekerereze yagutse mu mupira. Reka niba cross yawe ije ibiri swanye ifite isuku cyane, umuntu ayibone cross iza ibe assist, ariko ibe ari ice cream y'amata, kiba ari ikivuguto cy'Inyanza kwa Haji ize ikatira cy'umuntu wese akoze umutwe akira mu izamu. Biragusaba nyine gutuza, kuko mbere yo gutera cross no kuri abajya bamera gutya ukabona abantu no kwitsa umwuka ukabona rekarazi. Burya iriya doze y'imoso yo kwikaraga gutya igenda ijyamo ni kichwani. Hari imbaraga z'umubiri wateguye zigomba gutuma uyiterura iyo bari kagenda, hari iyo doze yigezayo kuyipimanya, ariko hari iryo jisho, hari ubwo bwenge, hari ukuri prepare, hari ukuba ubishaka kuvuga ngo iyi season nzakora assist wenda 7 nzatsindana ibitego 5, nta muntu nzakoresha amakosa, nta makarito menshi nzabona. Donc ukitegura mu mutwe ukabishaka, urangiza kubyiyubakamo, none ukaza ukaderivaringa. Ndatekereza kuri mu maboko meza hamwe na hari ingingo you can do it.